Ndagusuje cyane iyo wageze kuri iyi channel yacu nkubaza ngo umeze neza. Niba rero utameze neza ukomeze kwihangana, nkubwira ngo uyu munsi ibintu bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza kurushaho. Niyo mpamvu rero nanjye nje hano kuri mikoro kugira ngo dukomeze kwiganirira. Ahangaha tukugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byibanda kuri entertainment, amakuru y'ibyamamare, update news, amakuru mashyashya yose uba wifuza kumenya ni hano uzajya uyasanga. Niyo mpamvu nanjye ngiye gutangira ikiganiro nkubwira ngo muvandimwe, reba ahantu hari ijambo subscribe urikandeho kugira ngo ibyo biganiro byose ujye ubibona kare. Ikaze rero uyu munsi, reba muri screen yawe urahabona umugabo tugiye kuganiraho. Ushobora kuba uhise wibaza uti ese ubundi uyu ninde? Niyo mpamvu nanjye naje ngo nkubwire uwo ari we. Uyu nguyu yitwa Sebanani Andre. Nkimara kuvuga iri zina Sebanani Andre, ndakeka byibura abantu 80% bese basobanukirwa neza uwo tugiye kuganiraho, kubera ko uyu nguyu ni umugabo wagiye wumvikanisha ubuhanga butandukanye, haba mu ndirimbo zitandukanye, mu majwi meza cyane yagendaga yumvikana mu nkinamico twita iza kera zanyuzwaga kuri Ole4 RBA y'ubu. Biro niwe tugiye kuganiraho nkubwire byinshi byagiye bimuranga. Guhaye ikaze, ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro kigufi. Nitwa Muhire, ikaze. Sebanani Andre yavutse mu mwaka w'1948, avukira mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Uyu nguyu Sebanani Andre yavutse kuri se umubyara witwa David Munyentwari ndetse na nyina witwa Veria Uzanyinzoga. Sebanani nk'abandi bana akimara gukura yize amashuri abanza ahangaha iwabo i Nyanza i Kigoma. Uyu nguyu akimara gusoza amashuri abanza yakomeje amashuri ye yisumbuye i Kigali muri Eto Kicukiro. Sebanani akimara gusoza amashuri ye yisumbuye yasubiye iwabo mu Majyepfo. Ahangaha i Nyanza yagiye akora imirimo itandukanye. Akimara gukora iyo mirimo yakomereje mu karere ka Muhanga. Ahangaha i Muhanga naho yakoze imirimo itandukanye mu kigo cyitwaga Trafpro. Nyuma Sebanani Andre akimara kuva i Muhanga yakomereje i Kigali. Ahangaha naho yagiye gukora kuri Ole4 RBA y'ubu. Ahangaha yakoraga imirimo itandukanye. Sebanani nk'umuntu wari ufite impano nyinshi, akimara kugera kuri RBA ahangaha yagiye yumvikanisha indirimbo zitandukanye zagiye zikundwa n'abatari bake. Ahangaha twakubwira nk'indirimbo yitwa Karimi Kashyari. Tega amatwi ngiri icyo nkwibariza, wowe Karimi Kashyari, mbese kuki utajya uhuga ugahora urungeza ukabona ibitabonwa ukagera n'ahatagerwa? Zuba ryanjye, zuba ryanjye ndetse n'indirimbo yakunzwe n'abatari bake yitwa Urwo ngukunda n'ikimeza. Iyi ngiyi ni indirimbo igenda yumvikanamo amajwi y'umufasha we. Uyu mugabo rero Sebanani Andre kandi yagiye yigarurira imitima ya benshi kubera amajwi meza yagendaga yumvikana mu itorero Indamutsa. Inkinamico zagendaga zinyuzwaho kugeza n'ubu, izo nkinamico zikaba zigenda zinyura amatwi ya benshi. Ahangaha yagiye yumvikana mu nkinamico zitandukanye, ariko izo twakubwiramo harimo nk'iyitwa Nzashira Ingurugunzu Nkiringagi. Iyindi ni iyitwa Icyanzu cy'Imana benshi bita Uwera. Ngiye gutariza databuja musezereho ndashaka gutaha. Kwibu ujyanwe n'iki koko? Urabwira mbanza migo ko nkumva iki bukunzi. Igihe kirageze, genda gicyuye ndashaka gutaha. Ye abagaragu niko mumera koko mugenda nyangwe. Ubwo urahunga inzara. Simponga inzara.
sinigeze mbwira kwa Mbanzamihigo. none se ubwo ujyanywe n'iki? Sinari nzi ko nzacyura igihe kitageze, ndashaka gutaha. Uyu mugabo rero nk'umugabo wari ufite impano zitandukanye yagiye yigarurira imitima y'abantu benshi cyane. Uyu nguyu yaje gushakana n'umufasha witwaga Mukamulisa Anne Marie. Mukamulisa Anne Marie na Sebanani Andre baje kubyarana abana 4 harimo uwitwa Sheja Ariane, Damarara Diane, Shengo Frida ndetse n'uwitwa Songa Aristide. Uyu nguyu Songa Aristide yaje no kugera ikirenge mu cyaduse kubera ko Shengo Aristide yaje gukorana indirimbo n'uwitwa Bruce Melody, umwe mu bamaze kubaka izina rikomeye mu muziki nyarwanda, bayita Nzicyo amafaranga atagura, indirimbo imaze gukundwa n'abatari bake muri iyi minsi. Genzi cy'amafaranga atagura, Bruce Melody cy'amafaranga atagura, Aristide once again, Junior Moses. Genzi cy'amafaranga atagura, Zaguhi cy'amafaranga atagura, Genzi cy'amafaranga atagura, n'umutima wawe. Ngayo nguko rero Sebanani Andre rero yaje kwicwa mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma gato umufasha we nawe witwa Mukamulisa Anne Marie nawe yaje kwitaba Imana azize uburwayi. Ngayo nguko rero twari turimo turarebera hamwe amateka ya Sebanani Andre, umwe mu bagabo bagiye bigarurira imitima ya benshi kubera ubuhanga yagendaga yumvikanisha, haba mu kuririmba indirimbo zanogeye amatwi ya benshi ndetse no kuba yaragiye yumvikanisha ubuhanga mu nkinamico zagendaga zinyuzwa kuri Orefor ndetse n'ubu ngubu zikinyuzwaho. Ngayo nguko rero bana natwe rero mu bindi biganiro by'ubutaha, ariko tukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibyo biganiro ujye ubyumva neza cyane. Imana ikomeze kukurinda wewe wabanye natwe, kandi like niba ukunze ikiganiro cyacu.